5 z'amanywa nibwo message yamugezeho urumva saa sita na 50 z'amanywa notification ya bank nibwo message yamugezeho iramubwira ngo wakire miliyoni 25 zivuye kuri Rayon Sports. none se niho Rayon Sports yahise tweeting ngo what message ya Abedi yagendanye na what oya Rayon Sports ishobora kuba karakantu ka what yaragagizeho transaction none bamaze amafaranga bamaze kwashira bize bakanze kuri send ko byagenda kose ari bumugereho Rayon Sports ivuga ati hunga twaje cyane what urumva hanyuma buriya yasinyiye ku biro bya Rayon Sports ariko Rayon Sports yahisemo gutangaza amafoto atarimo gusinya nk'aya ndasanzwe kugira ngo bakange ho gakeya urumva ariko ni signature igoye cyane umugabo witwa Tadeyo ni signature umugabo witwa Tadeyo yavuze ati kugira ngo nkomfirima abareyo ko uyu mwaka hari ko mpari uyu mwaka ni nashyira Abedi birabigo Abedi byatangiye ari miliyoni 20 Rayon Sports imubwira ngo turagwa 30 imyaka Abedi avuga ati ni 20 umwaka barangara batinda kongera izindi barangara batinda kongera izindi gutyo kugera bigeze kuri miliyoni 25 umwaka hagendaga haje no kuzamo ibintu by'inkungu za polisi ya Kenya cyane kuganiriza polisi ya Kenya ya Etienne ngo nayo yaje kwitambika yaje kwijandika yaje kwitambika mo hagati y'abetirika turebe ko gahunda zibeze yaje kwitambika ariko kubera ko kuntu iyo Abedi adasinyira Rayon Sports ni mu bintu byari perfect ubuyobozi n'uyu mugabo witwa Tadeyo ko nabako neza ko bari baramaze kubyishyiramo bari baramaze ubwonko bwabo n'imitima yabo ngo byari kumeranga nka za transfer za Muhajiri zagiye ziferinga ku Jean Fidel hari ukuntu abareba bagenda bagakunda umukinyi bakamushakisha uruhindu hasi kubura hejuru transfer za Muhajiri buriya ziri mu bintu byagendaga bitesha amanota Jean Fidel akaba ari umugabo uri noble iyo biba Jean Fidel muri iyi kese ya Abedi nkurikije uburyo Abedi yagoranye yari kubera muretse kera burya Aneri uribuka ko yigeze gutanga interview akavuga ati Abedi ntabwo ari seriye wimbwira Abedi tabakenye abo kijya jambo njye kurara ku kibuga cy'indege mutegereje namwohereje itike y'indege namubwiye ibyo tuzamuha none arashaka no ku kibuga cy'indege aha turavuga Abedi bigira Imana Nicolas we ahanga kuri ko bitirano kuri Jean Fidel yigeze gukora kuri case ya yuruteza mu polisi Aneri ayigeze ku biro byari ahari amwe ate no ngo hari ngo president Bugesera ngo ari kuza babirangizanye president Bugesera ngo ndabona ko ikigoro president Jean Fidel bati kare atubaje ngo birabanga ngo basanga gutanga n'amagongo muri polisi ngo bazamusinyishe Jean Fidel ari kare Jean Fidel ari kandi yarakara wararakaraga yakugaga ati nta nubwo yaguhamagara cyangwa kwandikira yabwiraga Patrick namenye ko ntabwo yabaga afite umwanya wo kuvugana nawe leta avuga ati Patrick namenye umuntu mubwire ko ntamushaka Ndetse no sinzongere no kumubona ubwo byarangiye yigeze kujya mu nzu basiri afite ndembo agiye gukora bararamuka bahingutse cyane ndabakubita bariruka barageze bariruka bati yarakaye cya kibando hari umwe muri staff yari giye ubwanjye nyibwiriye umuntu nemera aravuga ati iyo yarakaraga twese nta muntu n'umwe wamwegeraga ati twese twaranyanyagiraga bose ngo baragendaga bagenda bazamuka hejuru bakamera bagiye kwisha iyo yarakaraga ngo byabaga ari bindi wasiri ntabwo President Jean Fidel ntabwo yigeze agutombokana apana Musanze muri wari ukakomeza kwakira wasi mwiriwe neza President Jean Fidel ntabwo yigeze kugurukana yarangurukanye yari umuntu uri ku murongo cyane utagiye wumva uburyo ari akantu gaca ku ruhande gato ariko ngewe kubera ukuntu rimwe na rimwe nafataga nk'umuhungu we cyane aryajya agakunda akarira akahita ndeka ari nk'igihe yambwiraga ati saa 9 duhurira hana nkahita ndenzaho nk'iminota 5 ntabwo bibaho we ntabwo iyo minota 5 rero ni ikintu kibi cyane kuri Jean Fidel niyo yavuze ngo ari inama ya saa 3 ku kazi Jean Fidel wa Yezu saa 2:50 aba yaparitse ahubwo akaba ari ubategereza ubwo rero ni smartness ariko bari tubikomeje tuvuga buryo na Tadeyo nawe afite utuntu ukuntu hejuru ubundi namenye igihe
igihe mabura muze gukora imyitozo mu nzobe bura ngo yahavugiye amagambo akomeye yarakaye cyane n'umucaje yabwiye abafana ngo baze binjire ngo rero abapana kiriya gihe ni imbere yaho yagiye mu nzove Aimable agiye gukora imyitozo nsaba Imana arabwira ati mumubwire konje tukavuga arabwira ati ntabwo wemerewe gukora imyitozo ntuyigeremo ejo tuzahure kuri office wereze riri ngo ibyo ushaka n'abanyuze bitereka hanze cyane inkuru yita Imana none ikindi naramushimiye ariko umutoza umweru naramushimiye rwose umutoza cyane kuvuga ngo nugute mwe Aimable bamuje gukora akazinguka arabwira ati Aimable ni umukozi nkuko nawe uri umukozi kandi uzongera kumbwira ibintu nk'ibyo ngibyo bitakureba nawe uzamukurikira yararakara bimubwira arabwira ati urupapuro rurahari rero ariko nawe akavangamo akantu ka kinyamupira kuko Abedi amwirutseho pe akajya ashaka gucika intege akavuga ati ariko reyo tabakomfirimye biba bikomeye zikazanye intwaro Uwasiri reka duhera kuri icyo ngicyo twari tugeze kuri reyo mu kanya turahita twinjira no kuri match mufitanye na Karikeza Abedi mwakiriye gute abareyo bon icyambere ni umukinnyi umuntu wese wakurikiraga imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ukareba n'imibare y'umutoza arimo arakora duhereye kuri icyo ngicyo wabibonaga ko muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport arimo araburamo hari uburyo warebaga imibare y'iby'umutoza arimo arapanga hari uburyo warebaga system umutoza yifuza gukina umuntu wese akurikiraga imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport si urukundo rundi abareba bafitiye bigira Imana oya ahubwo ku muntu wese usanzwe ukurikira umupira w'amaguru niyo warebye imyitozo wese y'ikipe ya Rayon Sport yabibonaga ko muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport hasigayemo umwanya w'umukinnyi umeze nk'uyu nguyu nyine uyu nguyu abantu barimo barabona niyo mpamvu rero signing y'umugabo witwa Bigirimana Abedi yeretse abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport intumbero z'icyo ubuyobozi buri kwifuza muri mwaka w'imikino utaha niba bigeze kuri level yuko ushobora gufata amafaranga angana na miliyoni 25 ukazigura umukinnyi ku mwaka umwe ukazishyura imbumbu umukinnyi akayakira transfer yananiye ikipe ya Rayon Sport mu myaka 2 yari ishize transfer yarafailinze Rayon Sport na mbere yaho gato yigeze kwifuza uyu mukinnyi akiri mu ikipe ya Kiyovu Sport mbere yuko yongera amasezerano nabwo biranga ku nshuro ya gatatu rero birangiye umukinnyi aje mu ikipe ya Rayon Sport si ukumwishimira cyane kundi ahubwo ni n'umukinnyi uje gufitinga muri systeme y'ikipe ya Rayon Sport ariko icya gatatu ari nacyo gikomeye cyane ikipe ya Rayon Sport iguze ibitego 10 iyo ufite uyu mukinnyi wizeye ibitego 10 ibisigaye Bing Bero narwane n'ibindi bisigaye 10 urabiguze hamwe ko imikino ujye ushira gatsinze ibitego 10 ubwo nonageze muri Rayon Sport nibyo bitego guteranyo assist niyo atanatsinze ibyo bitego 10 aratsinda ibitego 7 abe yatanze assist 6 cyangwa 8 umwaka ushize imikino yagize urare rw'ibitego hafi 14-15 ibitego 7 assist hafi 8 umuntu rero ugize urare rw'ibitego bingana gutyo kumugera mu ikipe ya Rayon Sport urahita wumva inyongera yiyongereyemo ya no mukinnyi ufite profile nziza ariko ku rundi ruhande nawe Rayon Sport yarayikeneye honestly speaking ngabo Abedi nawe Rayon Sport yarayikeneye kuko yakiniye Kiyovu akinira polisi mu Rwanda izo ni ikipe profile zazo zitandukanye cyane na profile ya Rayon Sport kuko twumvise amakuru ko ngo kirangere yamwifuzaga ikanamwohereza itike akazi Kigali avuye Bujumbura habayemo periode yo gusa ntategereza Rayon Sport imubwira ati wabaye ufasha hanga akavuga ati oya ndabaye igihe arategereza abona Rayon Sport donc Rayon Sport imeze nk'iyinaniwe ariko nawe yarapushingaga yarishakaga ariko akagira icyo kintu nyiri cyuko hazama akantu ko kuvuga ngo Rayon Sport itaguhaye yose biragorana kugira ngo ndi yaguhe wenda cyangwa se biratinda nari kumwe nawe muri photoshoot ya nimugoroba niwe muntu uri excited kwambara umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport cyane umuntu yambwiye ngo bawasiri ngo bamukoresheje ibintu nkasa ubona ko kuno by'abantu babonye nibyo batarabona kwa kuno ngo abantu ngo bagera bakinuba uriya ngo bawasiri ngo basho kuba mu marayi nk'amasaha 3 ababwiye ati buriya amahirwe twagize kandi gasege amahirwe twagize Stade Amahoro twahuriyemo n'abakarateka abantu nyine batazi ibintu by'umupira ubundi iyo tuza guhuriramo n'abantu bazi umupira n'abantu bimwe muri za Giants of Africa nta numwe waruza bari mu posting imbere kwera ko mwatinze gusohora byo ku rwego rw'ejo kuko twakoze session zigera nko muri 5
zose z'amafoto n'amavideo y'ibintu bagomba kubona by'umuntu witwa Bigirimana Bet. Ubwo turi no kuri campaign ya y'umunsi w'igikundi. Ubwo ni ibintu twatwariye icyarimwe kugira ngo azagira umwanya nawe kugira concentration ku bijyanye n'imyitozo agiye gutangira muri Rayon Sport. Abafana ba Rayon amatike twababwiye ko ageze muri system, icyo ni kimwe. Abedi yaje na nyuma yaho hari abandi dushobora kubona. Yicyo nakwibwirira abareyo ngabo ni bakanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 mu rwego buri muntu agura itike bigendanye n'ubushobozi bwe. Azabe ari muri stade Amahoro ku itariki 15 z'ukwa munani. Ariko nabako no equipe no ngubu yawe imaze kuba cyo kuba yuzuyemo gakeya. Wasiri ikipe yawe urabona ikifite ibihanga. Imibare yasaga niyenda kuzura neza 100%, ariko aho biramahiri yasohokeyemo urumva Rayon Sport irobrishe kumusimbuza kandi kamusimbuza umutinyi w'umunyagihugu. Ni nayo system Rayon Sport iri gukorera mu rugo. Umwataka wundi w'umunyarwanda agomba kwinjiramo. Hanyuma ubwo navuga ko ku kigero cya 96% byibuze ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport irahari, ariko ni haramuka karangiye transfer yo gusimbuza biramahiri ya mbere. Niramuka irangiye ku kigero cya 96% bizaba birangiye, hazaba hasigayeho nk'akadomo kuri iyo mutoza yavuga ngo ahantu nkeneye ko naho muhasigira karangi kugira ngo inzu yanjye biceye neza. Ifinisage umwana wabasigana benshi batekereza batategeza ko ni 60 cyangwa se bikunze nizamu na ahantu babatekereza cyangwa se ariko ni hatatu nizamu 6 no kuri 3 ari naho mutubeshyera urugero ahuzuye ubwo ize 6 ikibazo ngewe none se nta mukinyi wakeneye reka tuganire sibyo. Hari umuhungu witwa Aimable Ntarindwa, niwe mukinnyi ugiye kujya muri equipe nationale akajya nabyiyongeza. Nge ndimo ndakora prediction y'ibigiye kuba muri uyu mwaka w'imikino. Uyu muhungu witwa Aimable Ntarindwa ni umukinnyi ugiye kujya muri equipe nationale anabyiyongeze, ajyamo asubiramo kubera ko ndimo ndareba uburyo umunsi ku munsi progression y'ukuntu ari marakura muri Rayon Sport. Urebye ku munsi we wa mbere ukareba iminsi 3 ishize ukareba icyumweru gitambutse, abantu bagiye kubona umukaseri wundi mushya bagiye kubonesha amaso yabo. Ari muri Mukura ntabwo twigeze tugira umwanya munini wo kumureba kubera ko Mukura se bareba match zayo zinga izaza Kigali kabiri igiye gukina na Rayon Sport na APR. Match yayo na Police abantu ntibayireba, nta muntu uyireba, niyaciye nta muntu, n'abantu benshi bajya bayitaho cyane. Donc bayirebire ikina na APR na Rayon cyane. Abantu bamurebye imikino ine ukongera wenda match zabaye nyinshi za Mukura n'ikipe ya Rayon Sport. Nanjye nibwo nagize amahirwe yo kumurebaho, zirimo n'iza Peace Cup. Yego, uteranyije match za Peace Cup ugashyiraho na match za Gishuti ugashyiraho na match za Championnat, uyu mugabo yakinnye na Rayon Sport yagoye cyane umuntu witwa Muhireke. Iyo turimo turavuga ngo nimero 10 w'ikipe yahuye n'ikipe ya Mukura muri uriya mwaka w'imikino ushize wese yaragowe, akazi na credit sources zigomba kujya kuri Ntarindwa Aimable. Igisigaye rero yamaze kwambara jezi y'ubururu n'umweru, habayeho upgrade, wavuye kuri iPhone 13 wageze kuri 16 igezweho. iOS ira upgrade sibyo ngabo bavuga iOS cyane ibya telefone wamaze gupanda. Nge twaravuganye ndamubwira ni Ntarindwa turimo turatera ubusenyire tuganira gake ya myitozo yari irangiye. Ndamubwira ni abareyo twarakwemeye muri Mukura ariko dufite ubwoba imbere y'abantu 45,000 ntuzatitira kuri Super Coupe by'ubwabyo byonyine, ntuzatitira amaguru n'amaboko kuko icyo gihe amatariki yanyerekaga ko Super Coupe arizakinwa mbere y'umunsi w'igikundiro. Arangije arambwira ati niba hari ahantu hambere nshaka kwemereza abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport niyo match, nabwira kandi utarayikina. Arambwira ati Wasiri genda ubwira abakunzi bose b'ikipe ya Rayon Sport ko ikintu cya mbere nkunda ari umufana, nari ntaramubona rero ka motivation karabonetse. Yarambwiye ati nari nkeneye nanjye gukinira ikipe ifite umufana, niyo mpamvu ugomba kuba Aimable nari muri babakinyi bapushinze kujya muri equipe kuko bari mu bantu batangiye imyitozo itarabona amasezerano. Yanaje ni Kigali hamara igihe kinini cyane. Abandi ngiye ubutoza kira kuba yaranyeretse ko nkeneye rwose ibyo gusinya muri Rayon zana basinye bishobora ko nta n'amafaranga bamuhaye. Ni confirmer. Ubwo rero iyo 6 y'ikipe ya Rayon Sport nifitiye Mabure wanjye, nkagira Richard ushobora kuhakina, nkagira Tambwe umutoza ari kubiremamo, ubu nshobora kuba mfite amahitamo arenga 3
kuri uwo mwanya kandi babakinnyi babandi bashobora gutanga iby'umutoza byose yifuza. Aho rero mpamanya nta kibazo mfite pe. ariko reka hiti Rayon Sport tuyiganiriyeho ariko reka tujye no kuri match ifite. ari nayo mpamvu mubona kari keza ya Arahangana tumuha ijambo. Twe tuba tugomba kubanza kuba profita bakanatubwira kuko ubu ni abasesenguzi. Wasiri ni umuntu twavuganye ku cyumweru koko none Wasiri akajya ambwira ati wowe ugiye kubivuga byose we ntabwo uraza mu nzu ati hari umukinnyi ati witwa Adam atadama uburyo yarangiza ishize twaramurakariye atari ku buryo ameze no mu nzovu hanyuma aratsinda n'ejo yaratsinze yarangiza Adam akambwira ati none wataruko ngo Mohamed Sheri atarutwa Mohamed Sheri noneho ati Mohamed Sheri yaje ubona nta fitness atari ko n'ibintu ari gukora ati uretse ibyo ngibyo ati umuntu witwa Fisto ati kwatera ikibazo none birangiye ikipe yose yimbwiye ariko ejo nabonye Fisto akambwira ngo hari uwitwa Cindy Paul ngo Cindy Paul ngo afite imoso hanyuma akina kuruwari yose ngo ni Bukayo ngo arimo ngo aragenda agaruka hanyuma akina kuruwari yose abwira nabo nta Ibyo bintu ndabikubwira hari umuntu ushobora kubibwira abantu bakagira ngo ni ibika witwa ngo Irutingabo Justin. uwo nawe icyo nari ndi kubwira Hitimana ku munsi wo ku cyumweru hari uburyo aba bakinnyi bose bamaze kubona umutoza mushya umutoza mu gihe atarapanga 11 biwe bahoraho buri muntu wese ababona bigishoboka aba yumva yaba arimo muri abo buri muntu wese abakira umukandida muri abo 11 niyo mpamvu urareba umuntu witwa Ishimwe Fisto ukabona imbaraga arimo aratanga zikubye inshuro nyinshi zo yigeze gutanga muri Rayon Sport yose wareba umuntu witwa Cindy Paul Jesus twabonye muri pre-season ishize ujya kubye nka gatatu kandi pre-season ishize yatsindiye Rayon Sport ibitego bitatu ukabona yakubye Adama ikabutura yayizinze iragera noneho munsi y'urukenyerero gato ararekura amashoti ya buri kanya umunsi y'urukenyerero uri murareba imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport ibimeze nka match nayo ubwayo niyo mpamvu rero ariko na press ngo yatanye imyitozo naba ari kungora mu ikipe ya mbere ngabo musore abantu bazumirwa arimo aragerayo buri kanya ejo umuntu witwa Bigirimana aratubwiye ati mwe ntabwo mumuzi musore buriya yaratubwiye ati musore mwe ntabwo mumuzi hari ibyo tutarabona ati mwe ntabwo mumuzi ikibazo cy'amatsiko uyu munsi Abeda aritoza yego none se imyitozo rero Rayon Sport abayobozi nibayirekure oya irarikuye abafana bemerewe kugera gatandatu abareyo kibiri cyabo bakitwa munsi ya kibiri ni na makeya cyane bajya kureba umuntu ufite udusatsi tumaruka tuzinze abo nanjye mfite amatsiko yo kumubona mu mwitozo w'ikipe ya Rayon Sport tumeze nk'utwa Madueke haruguru Madueke najya dusuka kuri anyway ku munsi w'ejo rero kari keza umuvugizi wa PS Muhanga izamutse mu cyiciro cya mbere haryo ubwo Wasiri ko numva batishaka ko numva batemera titire umuvugizi ureze ukundi ikomeye kari keza yego umuvugizi yata kari keza karame ko mutangiriye muri sprint uzi gutangira ukina imikino ya gicuti ugatangirira kuri Rayon numushaka kwangisha ikipe abafana oya nago ari ukwangisha ikipe abafana wenda igira cyo kangisobanurireho ubundi mu buryo busanzwe nk'ikipe wenda isanzwe imenyereye wenda ikina nko muri division runaka cyangwa se division ya mbere dufate nk'urugero irimo irakora pre-season ujibona nk'izo ku mugane bora igatangira ku makipe mato